hari igihe urwo rwego umugore ashobora kugera ahantu akirekura akanezeza umugabo hanwe twiyo twumvaga abagabo batanze imodoka cyane cyane abakobwa barirekura ku buryo rwose konacyo abagore reka tuvuge abagore igitsina gore barirekura ku buryo rwose konacyo ikuramo ukamubwira atakira rwose mwana wanjye ati rwose ndemeye aho ndemeye rwose agahita umugabo agahita amanika amaboko akavuga ati shinge dansira wanjye uri mu rugo ibi bintu nigeze abimereza ariko buriya indangamirwa buriya ngo zizi kwirekura cyane rahira ngo zizi kwirekura cyane ari ubusambanyi bukorerwa online n'ubukorwa visa ubukorwa cyane n'ubuhe online ikorwa cyane ikintu nabwira indangamirwa reka mvuge mu izina indangamirwa mu cyubahiro cyazo bamwe bari gutaka tubadushyiraho imisoro icyubahiro cyazo nakazi kuko abantu bakora online igihe ikintu mbakundira bariyubaha cyane cyane bafite n'akazi keza ubaye uri nkabo nawe wakora ubaye uri nkabo ako kazi bagakora online mbona ariyo mahitamo nagakora udashoboye icyo gukora udashoboye gushakisha kuko ufite icyo ukora kandi ukeneye kubaho ariko udaciye muri izo nzira ni inama uri gutanga kwanza ku rubyiruko abagabo ndabakunda cyane kuko n'abana beza dore ikintu nkundira abagabo dore ikintu nkundira abagabo gisobanure umugabo aho abera umwana mwiza ufite kumwaka amafaranga 1000 ugiye kuburara naga gutaranga ariko wa mugore cya muturanye bamubwira ati wangurije desa nkagura umunyu nawe ntukigura desa ni 300 mu gitondo ubyukwa ubyumvana ku muryango wundi muntu utizi ko burya kumbi wa mugore nawe asaba ariko umugabo runaka niyo mwahurira mu nzira mwabubwira ko buraje abana niyo mwahurira mu nzira arakubwira atakira mwana wanjye genda uhahe ejo Imana izagucira inzira ubone nicyo kintu rero nkundira igitsina gabo mahoro y'Imana bene datashitse umusaraba reka ngo ikaze wakoze subscribe kuri Yubahwe TV nawe utarayikora fata isegonda rimwe uduhereza subscribe kugira ngo ibintu bize kuryoha neza hanyuma ngo ikaze uri mu Rwanda ndetse nawe uri mu nyongero z'isi ndavuga abantu bari mu bihugu bitandukanye ariko reka tugane muri Afrika cyangwa se mu bihugu byacu by'abaturanyi ndavuga Congo Tanzania Kenya, Uganda, Uburundi ndetse n'ibindi bihugu byose bigiye bidukikije muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda hanyuma nshimira abantu bakurikiranye championnat y'isi y'amagare ndetse aho iri kubera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse tuza kugaruka aho bamwe mu bakinnyi b'inararibonye ndetse bakomeje kugenda besa imihigo ndetse abanyarwanda bose uri kugenda ugasanga bamwe ku mihanda bakikije imihanda bari kugenda birebera irushanwa ryacu ry'amagare ndetse bamwe mu bacuruzi batuye mu makaritsiye bigaragara ko bari gutaka ko bavuga ko abantu benshi bari kugenda bigira ku mihanda kugira ngo bagende birebera ino mikino yacu y'irushanwa ry'amagare ndetse yabereye mu gihugu cyacu cy'amahoro cy'imigisha igihugu Imana yaduhaye kugira ngo tukishimiremo igihugu cyiza ndetse kirimo abakobwa beza ndetse bamwe mu diaspora bagira mu gihugu cy'u Rwanda bari abakobwa baho uko bari gusa bari abakobwa b'inzobe beza bateneza nk'inyambo bagatavuga ati ndetse iki gihugu cy'u Rwanda ndakiguramo inzu cyangwa nze nyiberemo aho uyu munsi none rero tuze kugenda tugaruka hano hirya no hino hatandukanye tugenda tuzana udushya dutandukanye turi hirya no hino cyangwa se tuganira na bimwe mu biganiro tuza gukorana n'umutumirwa wacu turi kumwe uyu munsi abantu benshi bari bakunze cyangwa se bakunda cyangwa se bagiye kugenda babona muri no mihanda ariko cyane cyane kugira ngo imitima yabo yishime hanyuma reka nze gusaba atangire ibwira abantu amahoro y'Imana turi kumwe nande umwari Adeline tugwaye ikaze ko mbona none waje uri seri utari guseka warakajwe n'iki ndageraho nseke umwari Adeline ni iki kintu mu buzima mu bintu bigendanye no kurya ukunda ndakurya ubugari n'inyama n'inyama dusambaza n'udusambaza kudashyize agatoki cyane ko kaza mbere na mbere ubugari bukaza nyuma kaba karimo ubunyobwa butaburimo uko gatetse kose cyaba gitogosheje hari ukuntu bagiteka kwa kundi kwibishishwa ukaminjira hakunyu ndakirya cyane
bakita indambure. Oya bakita maganda. Kera bajyaga bakita maganda. Yego. Hanyuma tugeze ku munyigi wacyo. Umunyige wo ni cyane kuko niwo nakuriyemo. Niwo wakuriyemo. Ubango wakuriye mu munyigi cyangwa wakurura ry'igitoki? Mu munyige wagateka. Nakuze n'umunyige. Nakuze mbona mama ateka umunyigi akawunyiga agashyira mu makoma ugahumura ukuntu agafata ubunyobwa bukoze twasekuye akaba ari bwashyiramo niyo bwabaga nta n'inyanya zirimo harimo agatunguru akabugira ikintu cy'ikivuge tukamena kuri ka gatoki. Ntago meruka kubirya mbiryo nagiyeyo. Adore mahoro y'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma ku marushanwa y'amagare uri kujya kuyareba? Ndi kujyayo gahoro gahoro ko nshoboye. Gahoro gahoro no kuvuga ngo uri kunyarukira ku muhanda nawe ukakubita ijisho ukareba aho utuye muri Kicukiro ndatekereza amarushanwa ari kubera. Yego. Hanyuma ku Kicukiro aho amagare ari kunyura cyangwa se bamwe bari kugenda banyura n'amanuka ziri kuberamo? Nago zabura zirahari. Hanyuma wowe nk'umukobwa munyarwanda kazi cyangwa se umukobwa abantu benshi bakurikiranye cyangwa se kuri iyi mihanda ubonye irushanwa ribereye mu gihugu cy'u Rwanda ni biki byakwigisha cyangwa se niki kintu wabonye ndetse wungutse cyangwa se abanyarwanda bungutse muri iri rushanwa? Twabonye ko u Rwanda rufite umubano n'ibindi bihugu. Mu Rwanda rufite ibihugu bigeze mu 108. U Rwanda rwubahwe, u Rwanda n'u Rwanda koko. Yego. Ko baruvuga. Ese Adere yuza kuvuga ugasanga wisanga nko mu Burundi. Byari kugenda ute? Nshimye Imana kuko nabaye mu Rwanda. Nshimye Imana kuko nabaye mu Rwanda. Bajya bavuga ngo abakobwa b'abanyarwanda ni beza kurusha abarundi cyangwa abakongomani. Wowe wemera abaye bakobwa muri bino bihugu bidukikije. Abakobwa bagukoma ukemera ukavuga ati uyu mukobwa arankoma dushingiye. Niwe mukobwa ugukoma. Abanyarwanda harimo abakobwa beza cyane. Mu Rwanda. Mu Rwanda wenda Burundi, Uganda. Yego. Wenda nibyo bihugu mbashije kubona cyane wenda naba naranagiyemo ariko abanyarwanda turi beza. Hari ijambo nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yigeze avuga ngo harimo bamwe abakobwa bajya bitukuza ngo ugasanga barabaye umuhondo. Iryo jambo raryibuka rivuga? Ndabyibuka. Yari muri semimwe ari kuganira n'abamwe mu bayobozi bacu ariko arwangu ugasanga umukobwa w'umunyarwanda yikoze ugasanga yikoroze mwe mu bavuta bagiye baca mu gihugu cy'u Rwanda ugasanga umukobwa wari inzobe yihinduye inzobe yihinduye nani wari gikara yihinduye inzobe ngo ugasanga noneho bamwe mu nkokora cyangwa mu buremangingo hano bw'udutoki ugasanga bamwe bamaze guhinduka nk'imihondo ndetse bamwe hari n'abahishira bakazana amariboro atandukanye hari n'abahishira bakazana amasura atari meza. Ese wowe ibintu yavuze koko ubona ari byo? Ari amavuta arahari. Arahari ari mu ngeri zitandukanye. Adere ubu ni witukuje? Ariko hari abahinduye. Wowe ni witukuje? Oya tubwizanye kuri abantu batubwire muri comment. Nyine abantu batubwire muri comment abari kukubona. Baratubwira uko babibona. Yego. Ni amavuta ya makeya cyane agura amafaranga 200. Oya Dere. Tuvuta dutoya tugura 200. Gusa wenda hari agasabune nkaraba keza wenda niko kaba kankeshamo kuntu wenda gake nabwo. Yego. Kusanga aba bakobwa benshi bari kugenda bikora ugasanga imibiri yabo yarahindanye nkuko nyakubahwa Republika y'u Rwanda Paul Kagame perezida wacu ndetse yagiye anenga muri bimwe by'abantu bihindura uko batari. Ese wowe ubwo twatangiye ku muco wa Kinyarwanda cyangwa se w'abanyarwanda aho twavuze ngo abakobwa beza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bamwe mu ba diaspora bagenda baturuka mu bigo bitandukanye baza bareba abanyarwanda aho bari bagahita bavuga ati byibuza respect kabisa igihugu cy'u Rwanda kirimo abakobwa beza. Wowe wababwira iki bamwe mu bakobwa bagize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse bamwe bihindura uko batari cyangwa se uko Imana yabaremye wababwira iki Adere? Icyo ndebaho nuko uwo byahira cyangwa se akaba afite amafaranga yo kuba yakoresha ibyo umutima utamucira urubanza kwigira mwiza ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye kuba yashaka ayo mavuta agasa neza bikamunyura afite ubwo bushobozi bwo kuyakoresha. Yego. Nge ndumva nta kintu bitwaye kuko umugore arangwa no gusa neza. Yego.
umugore arangwa no gusa neza ndetse n'abagabo bakunda abagore basa neza cyane. Adore umukobwa usa neza bameze ati ugereranyije. Umukobwa usa neza, umukobwa ufite isuku. Gusa neza ntituvuze ngo inzobe cyangwa ngo tuvuge ngo igikara. Umukobwa niyo yaba yirabura. Reka batumva nabi ngo mvuze igikara, ukwirabura. Cyangwa twebwe iwacu tubyita umuyumbu, umukobwa w'umuyumbu. Baravuga ngo nta n'umukobwa w'igikara uba ngo ahubwo ni insine. Cyangwa isine. Igihe ngo ni umukobwa w'isine. Igikara ni kimwe kigira utari nziza. Ari umukobwa umwe namubonye ari umumama wirabura mwiza ntago ubwiza buturuka ku nzobe. Babyumve cyane, abakobwa birabura baba beza cyane kuko umubiri wirabura nta nubwo ugora. Urugero nkanjye sindi inzobe birenze, ariko nk'umubu yundiye gatoya bitaminduka, aho undiye hahita hazamuka nk'amaraso hagasa ukundi kuntu, gukira bikagorana. Adere ukira aho ngaho ari umukobwa wirabura n'umukobwa w'inzobe, umukobwa mwiza n'uwuhe? Bose ni beza. Ntago navuga ngo wowe upikaho n'uwuhe? Gusa ngiye nkunda inzobe. Ukunda inzobe? N'umwana mbyaye mba numva yaba inzobe. Duheruka kenshi ubwira abantu mu kiganiro twatangirayeho ejo bundi ubwo abantu benshi bakubonaga ku mihanda, ukibona kubona zimwe muri komenti abantu bagiye baguha, nta ntege bishobora kuguca cyangwa se n'abantu benshi bazaguca intege kuri imihanda ujeho? Oya, ntazo, kubera ko wenda komenti nabonye ngo wambaye akabuci, yego, ngo bikini. Harimo bamwe bari mu bigo bitandukanye, nyine harimo wavuze ngo bikini, ngo buci, ngo buri muntu abivuga uko abishaka. Nitiraga umwenda w'umuntu ntabwo ari wo mutima we. Yego. Umwenda ufite no kuba wambaye muremure wowe ukandusha ibyaha, ufite kuba wambaye biriya bintu bita umujitandiyo, ugatega ugahisha isura cyangwa se babyita kwiyambika umwambaro utari wawe. Oya, kwiyambika bikwiye bya Kinyarwanda, kwikwiza. Yego. Ariko ugakora ibyaha ukandenze. Ese Adere, iyo tugarutse kuri ibi uragira ati bamwe bajya bambwira amagambo atandukanye cyangwa se ngomete zitandukanye, uyu munsi wa none ubundi kuba umuntu ashobora kwambara, hari umugabo ushobora kugushaka akavuga ati ngiye nkunda ibintu birebire, undi ati nkunda ibintu bigufi, abo bantu babiri batandukaniye? Muri icyo gihe nabivuzeho, icyo umugabo ashaka mu gihe umufite nicyo ukora kugira ngo mubane neza. Ni ukuvuga nshatse umugabo akanga uko nambara, nabireka nkambara uko ashaka, ariko bitavuze ngo arankandamije. Ni ukuvuga ngo wowe umugabo waramutse akunda ibintu birebire nabyambarira kugira ngo urugo rwubakike. Nabyambara. Adere, uramutse ushatse umugabo utazi kanywa inzoga, mumaze gukora igikwe cyangwa se amaze kubana, ugasanga akuriye ikaze ya Primus, urugo waruvamo? Oya, ntago naruvamo. Ntago naruvamo. Wabigenza ute kandi utamwizoga? Gikomeye cyane kibabaza umudamu ni ukubona umugabo yamuciye inyuma. Inzoga rero ubundi inzoga sinywa, ariko byanga bikunde umuntu wanyweye inzoga, reka turebe ikibi yamukoresheje, niturebe ko yayinyweye, turebe ikibi yamukoresheje. Ubaye ufite umugabo w'umupastor cyangwa se usenga, cyangwa se umugabo usenga bisanzwe, hanyuma bikaba ngombwa ko ubona amafaranga ko watangiza business, wareba amakaro ukabona ntibyemera, wareba gucuruza butike ukabona ntibyemera, bikambwa gucuruza inzoga, wazicuruza kandi ufite umugabo usenga? Nazicuruza cyane. Kandi ufite uri mama pastor cyangwa se mama profete cyangwa mama muvuga butumwa? Nazicuruza. Kubera iki? Ega Imana, ngiye uko mbona Imana sindi mukuru mu by'uru rugendo, ku buryo namenye iby'Imana cyane, ariko ubu wenda leta unywa gakeya ariko ubashije gukontorora. Yego. Hanyuma uramutse ushatse umugabo unywa inzoga, wumva yanywa nk'inzoga zingana iki kugira ngo byibuza ntagere mu rugo bikubangamire? Byaterwa, nabonye biterwa n'amaraso ufite cyangwa nuko wariye se. Hari unywa rimwe rikamusinza, hari unywa n'ikirahuri agasinda, hari unywa ikesi ntasinde. Ubwo wowe nyiri kuyinywa ni wowe umenya ngo nsinzwa n'inzoga zingahe zitari bumbangamire mu rugo rwanjye,
ukanywa izishoboka. Adere ni rero banga wakoresheje kugeza ku myaka urimo uyu munsi, kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka irenga 20 ufite utarigeze ukoresha inzoga kandi ubana n'abazinywa? Gukoresha ibintu byo gukoresha inzoga ntago, kuko nabyirutse iwacu ntazihabona. Zarahabaga, baranengaga cyane, ariko bitavuze ngo twebwe abana twarazinywaga. Yego. Twabyirutse tubona inshyushyu, amata bagakama aho ngaho ukanywa. Nabyirutse iwacu zihari. Nabyirutse zihari, bakadukubitira kunywa inshyushyu. Urumva nago inzoga zabaga ari izo guhereza nk'abakiriya, niko navuga. Hanyuma duheruka kenshi mu kiganiro duheretse gukora ejo bundi, ugira ati ngiye umugabo nifuza yabayoroye. Wagira impeta gute gutyo nta mukunzi ugira? Iyo mpeta niyo ngomba kugarukaho, niyo mutako, niyo y'ukuri cyangwa iyi mpeta rega buriya wanayigurira. Yego, impeta ziba ziri hariya mu isoko, ntaho zitaba barazitembereza. Yego. Mfite kuyigura, ariko sinkora ikosa ryo kugura iyo ngomba kwambara, kuko narabona uyinyambika hano, ntago nahambika indi mpeta, ntegereje uzahambika impeta. Yego. Hanyuma Adere, muwe mu bwawe mwari Adeline, ndetse umwana w'umukobwa ukeneje hezaza iterambere kugira ngo uve ku rwego rumwe ugere ku rundi. Hanyuma Adeline, uyu munsi wa none, ndetse uragira ati ngewe umugabo wanyambika impeta gutya na gutya, nkagira urwego rumwe navo nkagira ku rundi, cyangwa se uwo nifuza. Mu yandi magambo, abantu baravuga ati bamwe urukundo bararurashe nirubaho, ni ibintu biraho, ariho kenshi nyine usanga ariho imiriro iri kugenda yaka. Ubundi by'ukuri niki cyakwemeza ko umuhungu agukunda, cyangwa se ukunda umuhungu? Biragoye kubona kumva uko umuhungu agukunda ukabibona, cyangwa se akabikwereka. Biragoye cyane, nta nubwo abakobwa tujya twiha icyo cyizere cy'uko abagabo, twebwe igitsina gore ntago twizera abagabo, kuko akenshi murabeshya. Abagabo barabeshya, kakubwira ko agukunda, ariko twebwe abakobwa tugira urukundo rwinshi, tukarukwereka kandi we rutakurimo. Muri icyo gihe rero kugira ngo ubone ko agukunda uramubara. Yakubwira wenda hari ukuntu umuhungu aguhamagara yarakubwiye ko muzabana. Yego. Ukamupima, ukavuga ati, akaguhamagara ati ngwino unsure, ashaka kukureba cyangwa ushaka kumureba. Haba ati urampa. Iyo ubaye uri umukobwa rero usabagiye cyangwa udafite mu mutwe, iyo umuhaye buryo twebwe tuguha tuzi ko ari ukugira ngo dukunde, ariko mwebwe abahungu ntabwo ariko mubifata, ahubwo mushaka kwikorera ibyo mukora mukigendera. Icyiza rero nasadere ku buryo umuhungu yakwako kamwima. Namwima. Wamwima gute kandi muri babiri wagiye kusa? Esadere reka nkwibarize, iyo umukobwa agiye gusura umuhungu, ubizi ko umuhungu yibana cyangwa asabana n'abandi, ese wowe wabyemera ko hari umukobwa wahaguruka ngo ajye kure umuhungu atazi ko ari buve akoze wincece cyangwa se birashoboka cyane? Nago rega nta nubwo abahungu bose baguhamagarira kuko bari bukurongore, reka mbivuge muri iryo zina. Yego, abantu bihangane. Nago umuhungu wese agutumaho kuko ari bukurongore. Oya, hari abahungu nabo bazi ubwenge, bakagukunda, akagukunda, akanagupima, wowe waba umwasame ukatega ukamuha, kandi we wenda atanabishaka, akanabishaka ariko ntanabikore, kugira ngo agupime arebe. Icyiza rero, icyiza nuko umuntu nimba mugiye kubana mwime. Hari umupasiteri umwe, kamvuge no ku mupasiteri nubwo bitari ngombwa, hari ahantu nigeze nsengera, umupasiteri ahanurira undi muntu, sinzi ngo kubivuga ni na bibi kuvuga amahanuro bahanuriye undi muntu, ariko byari muri rusange. Aramubwira ngo umugabo wawe mwapfuye iki? Undi nawe aramuhanurira aramubwira ati, umukobwa nyine araceceka ati ngiye mwibwirire icyo mwapfuye. Undi ati yego. Aramubwira ati ugomba kwihana ko wamuhaye ngo ni kumva vase, wamuhaye kuri vase cyangwa manumve. Noneho we yamuhaye manumve,
azi ko wenda umukobwa yiyanimiye mu mibonano umuhungu asanga nta kigenda asanze nta kigenda ahita amureka amureka deri igihe hari ikintu nubwo utarakirangiza umukobwa twaraganiriye ndetse ni mu bamwe mu bakristo basenga aragira ataho kugira ngo mbane n'umuhungu njyewe ubwanjye atarama ngo numve ko uw'incece cyangwa se kuri gahunda kwa pra ibintu bikorwa neza ntago nakwemera kubana nawe kuki wumva wowe aderi uragira abakobwa inama ko bakwemera kubana n'abahungu ejo bundi mu kiri kometa waravuze ngo agashinge ako gashinge usanze kararyamye byagenda gute ariko nanjye nsubije amaso inyuma nabanza nkumva kuko hari ukuntu ugenda ugasanga wa mugani kararyamye cyangwa se ntago kari mu rugero ushaka yego ntago kari mu rugero ushaka kuko byanga bikunde hari abashaka ibiri hejuru hari n'abashaka biterwa nyine ariko ngiye nkunda ibiri hejuru none sadere biryo byose biryoha kimwe ntago biryoha kimwe none se wabwirwa n'iki ko wenda Samson nashobora kuryoshya ibiryo cyangwa se Ebenezer ashaka kuryoshya ibiryo Jean Paul ashaka kuryoshya ibiryo wabwirwa n'iki ko uwo muntu ashobora kuzakugereza kuri kini kuri kakana niyo mpamvu rero ngomba kubanza kumva ese ubundi adere urugo niki babanza kumva urugo niki bubahwe urugo niki urugo nisu navuga ni umuceri n'inzu n'imodoka ubundi urugo ni umutima ni imitima y'abantu babiri iki yakubwira ko umugore afite urugo rwiza niki urugo rwiza urarureba ukarwibwira muhora mwishimye umuntu utishimye biragaragara ko ahora akanyaraye umugabo agakanyarara umugore arakanyarara abana bagahora mu makimbirane uziko n'abana buriya iyo bagiye ku ishuri wabo mu rugo bashwana babiganira barabiganira ati papa na mama biriwe baraye barwana ntago ari amahoro wa mwana ntago aziga neza nicyo cyagiye usanga umwana yasibiye yasinziriye mu ishuri se tugomba kwereka abana bacu urugero rwiza wanashwana ntabibone umwari Adeline aragira ati bashwana niba bibona ariko kenshi usanga nyine mu ngo nyinshi harimo amakimbirane yego ntago yabura hanyuma Adere nk'umukobwa wabyaye uyu munsi none akaba ari umufiyemeri cyangwa se akaba afite wenda amaze kinini afite umwana wenda imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa 5 usanga ari abakobwa benshi bagira igikomere kitaye gutyo n'iki kintu wababwira abana babyariye iwabo abakobwa babyariye iwabo abakobwa babyariye iwabo buri umukobwa wabyariye iwabo ni umukobwa ngiye mpa agaciro cyane bitewe nuko aba atarishe hari abakobwa benshi uzabona hano hanze ukumva ngo ngewe ngo ndi umukobwa akiyemera kuri icyo kintu ngo ndi umukobwa kandi afite abana benshi yataye ariko wa wundi wabyaye burya n'Imana imuha umugisha cyane kuko tuvuge ngo yakoze icyaha kiragaragara yego ariko mu kugaragara kwe Imana imuha umugisha kuko ntago yahemukiye cya kibondo wowe rero wahemukiye cya kibondo saba Imana imbabazi kandi umenye ko wa wundi wabyaye niwe w'agaciro ku Mana kurusha wowe wajugunye umwana ahantu runaka ntazi kandi nimba ujugunye umwe si umwe si babiri si batatu ariko wa wundi wabyaye ejo wa mwana azamwita mama amwite papa hari n'abagabo benshi bakunda abagore babyaye kuko bagaragara ko Adere ubaye ari umuhungu ari umukobwa abyaye nyine ubwo ni umufiyemeri ndetse n'umukobwa wenda wasambanye cyangwa se wakwemye inda washaka uwuhe gira inama abahungu barabure nashaka umukobwa wabyayeho umukobwa wabyayeho yubahwe umukobwa wabyayeho amera nk'umuntu ufungutse amera nk'umuntu ufungutse ushatse vanga bari bununa akaryoha akaryoha umukobwa wenda bajya bihanganira ku biganiro tuba tuvuze abaryoshye mu yandi magambo ibintu tuvuga bibaho niho akagira udutera ibuye tubwizanye ukuri umugore ashobora kujya mu gitanda hari uwirekura n'utirekura hari uwirekura n'utirekura ariko hari no kwirekura we numenye ko yirekuye kandi ariko Imana yamuremye uretse gato nigeze ngana n'umukobwa arakubwira ati njyewe nabishatse naguhereza
iyo umpaye hari umukobwa twaganiriye ariko nyamukuru nagakizijwe n'abakobwa hano hanze aragira ati iyo umpaye 500 naguha 500 wampaye 100 nkaguha 100 wampaye 20 nkaguha 20 wampaye 10 nkaguha 10 hari igihe urwo rwego umugore ashobora kugira ahantu akirekura akanezeza umugabo hanwe twiyo twumva ngo abagabo batanze imodoka cyane abakobwa barirekura ku buryo rwose ko nacyo abagore reka tuvuga abagore igitsina gore barirekura ku buryo rwose ko nacyo ikuramo ukamubwira atakira rwose mwana wanjye ati rwose ndemeye aho ndemeye rwose agahita umugabo agahita amanika amaboko akavuga ati shinge dansira wanjye uri mu rugo ibi bintu nigeze abimereza ariko buriya indangamirwa buriya ngo zizi kwirekura cyane rahira ngo zizi kwirekura cyane ari ubusambanyi bukorerwa online n'ubukorwa visa ubukorwa cyane n'ubuye online ikorwa cyane ikorwa cyane kandi bari abantu bakora online baba baniyubashye. Tumaze iminsi tubona bamwe mu bakobwa b'Abanyarwanda ndetse bamwe no mu Bagande ngo bajya muri Dubai mu gihugu cya Dubai nibizo nkuru warigeze zibona ariko ni nkuru imaze iminsi cicikana ndetse bamwe mu bakobwa bari gutaka bavuga ngo twagaruka iwacu mu gihugu duturukamo kubera yuko bamwe mu bakobwa ngo bajya mu bihugu by'i Burayi ndetse bahuriye n'abantu bamwe ku mbuga zitandukanye za Facebook ndetse n'izindi za Instagram. Ikintu nabwira indangamirwa reka mvuge mu izina indangamirwa mu cyubahiro cyazo bamwe bari gutaka tubadushyira imisoro icyubahiro cyazo nakazi kuko abantu bakorana online ngiye ikintu bakundira bariyubaha cyane cyane bafite n'akazi keza ubaye uri nkabona wakora ubaye uri nkabako kazi bagakora online mbona ariyo mahitamo nagakora udashoboye icyo gukora udashoboye gushakisha kuko ufite icyo ukora yego kandi ukeneye kubaho ariko udaciye muri izo nzira ni inama uri gutanga kwanza ku rubyiruko yego rwose urubyiruko zirandangamirwa ziba ziri hano hanze aha ngurira agacupa ka desa nanjye ndaguha oya ago nagara akazi murimo hari societe nabonye bajyamo bagakora akazi kimbitse ukabona yubatse inzejo aguze imodoka hariya aguze inka aguriye inka nyina ariko bino byo hanze aha ngo agacupa ka desa nabonye inzoga ngo bita ngo nimba ngo manura ijipo ngo zamura ingutiya ntagiriya umukobwa w'umunyarwanda akwiye kuyinywa wiyubaha iyubahe wowe wiyubashye umugabo uje kukureba nawe arakubaha akaguha agaciro. Hari n'abakobwa benshi usanga mu tubari wajya kumuvugisha ngo banze ngurire kamwe banze atabasha kwigurira icupa cyangwa se ngo abashe kuba yakwita ibyo birashoboka cyane. Adari tudatinze mu kiganiro kugira ngo ndetse umuntu wese ubona umwari Adeline n'iki kintu umva bamubwira dusoza ikiganiro cyacu. Umwari Adeline ndabashimiye uko mumbona kandi uri kumwe nabo kandi kumwe namwe mu cyubahiro umuntu agombwa nubwo ari icy'Imana ariko natwe tube tugishaka yego kandi nita ku bantu bari kumbona uko bambona rwose ujye unyurwa nuko mbonye ntukancumurireho ngewe uko naba ndi kose biranyura. Adari hanyuma dusoza ikiganiro nk'uko nakubwiye n'iki kintu witeguye ku bantu bazakubwira muri comment abagusenya abakubaka akubwira courage tuhagukunze cyangwa akubwira ati yararutse nawe yabaye indahara bazakubona mu mudugudu utuyemo cyangwa se wavukiye cyangwa se uyu munsi wa none n'iki kintu witeze muri ibi bintu uzacika intege ukabireka? Oya nabwira cyane ku gitsina gore buriya gikunda gutanga comment amatiku zitari nziza buriya hari ikintu nkundira abagabo haba muri comment haba mu nzira tugenda abagabo ndabakunda cyane kuko n'abana beza dore ikintu nkundira abagabo dore ikintu nkundira abagabo bisobanure umugabo ahabera umwana mwiza ufite kumwaka amafaranga 1000 ugiye kuburara naga gutaranga ariko wa mugore cya muturanye bamubwira ati wangurije desa nkagura umunyu nawe ntukigura desa ni 300 mu gitondo ubyukwa ubyumvana ku muryango wundi muntu tizi ko burya kumbi wa mugore
nawe asaba ariko umugabo runaka niyo mwahurira mu nzira mwamubwira ko buraje abana niyo mwahurira mu nzira arakubwira atakira mwana wanjye genda uhahe ejo Imana izagucira inzira ubone nicyo kintu rero nkundira igitsina gabo kigira ibanga niyo abonye iyo comment ariruka akigendera inshuti yanjye rero kugira ngo utange niyo comment mbi utuba ku muntu wanayihorera ukahita yego okay Adeline reka tugushimire mu kiganiro cyacu hanyuma umuntu ashaka Adeline umwari Adeline yamukura he yamusanga he hari abantu benshi bifuza kukugira inama bifuza kuganira nawe akubwira ati ikiganiro watanze cyanyubatse cyangwa se cyankomeje yagukura he umwari Adeline hano i Kigali mbamari ndaboneka simboneka mu bibi mpamagara ungira inama cyangwa nawe umugira inama cyanange nkugira inama ntago umwari Adeline naje hano ku mihanda babyita ku mihanda niko njya mbibona nje kweyandarika tugirana inama cyangwa kumenyerwa cyangwa kugira abantu bakumenyere tugirana inama zubaka ejo hazaza hacu cyangwa abana bacu yego hanyuma nomero yawe ni yihe kugira ngo abantu wifuza kuba yakuvugisha kugira mugira inama kuko numvise hagati mu biganiro utanga harimo inama nziza ndetse n'imiguro nziza 078 631 722 155 078 631 722 152 reka tugushimire murakoze cyane Imana igumugisha